utere imbere. Nicyo gisubizo cyo gusuzugura, cyo wagututse, cyo kwifuriza nabi, nicyo gisubizo. Don't waste your energy ujya gusubizanya gusa mu magambo, ujya gutukana, bihorere. Wowe kora ibikureba. Ingorata niyo mpamvu rata wubatse u Rwanda rugira paradizo, ibindi byose bigira umutekano. Uzo bwaga imigi zose barazubatse uzigira i Burayi. Yayiwe we reba Gisenyi ngiraka, reba Kigali yo ni Burayi we. Ayiwe data we uzi ko uri uwa mbere mbo, ahubwo akozi rebere wubatse convention, wubaka Kigali Arena, none reba hujuje n'amahoro sitani. Ariko Paul Kagame genda uri umuperezida wa mbere mu Burayi, ku isi hose. Ibihugu byinshi birakwifuzaga, nuko byabuze ukuntu uko byokugira. Uzi ko mbonaga ari wowe Mose rata, kuko impamvu uri wowe Mose wakuye u Rwanda warukuye ahaga kabisa, urukuye mu mipanga, mu macumu. None reba ubu ngubu twibereye mu mahoro, ibintu byose no mudabango. Ahubwo ndavugana n'Imana, ugomba kuzagira imyaka 707. Niyo mikeya, ukomeze ukuye utuyobora 15 z'uku kwa karindwi urasa gutora. Tuzongera tugutora baga data bazivamo. Ni wowe Mose nabibonye, ni wowe Mose ugomba kongera tukagutora mukara no mukano, tukagutora. Abakwanga baziyahure, niko mvuze, kukakunda kuko uturi mu misokoro mindani. Ndarumundu rero wakudukuramo mu misokoro, kudukuramo perezida we Paul Kagame. Uri wacu uri mu misokoro, nda muntu wo kudukuramo. Ushaka kudukuramo ubwo azaza twica, kandi nda n'uwatwica ubaza wamaze. 15 z'uku kwa karindwi nugutora umukandida wacu bwiza ni perezida Paul Kagame, kuko ndaduwundi kwamusibura. Ayiwe data we mubimenye mwese mubimenye. Ndakuza wanyweye urugage, ndakuza wanyweye inzoga, uzakinisha guhita amatora azahanwa. Ayiwe byose nukubikora, nukuvuga ngo nukubikora neza, nukubikora uroganiye, ndakavuyo ndakajagari, ibintu byose nukubikora neza. Muzaze mwiteguye bese abo arani ngo kujya mu bukwe. Nukujya mu bukwe mbo urede, kuko bira bintu byose bimeze neza cyane. Nukuza witeze watebeje nguku kwanjye, kugakoti neza, kugacongore, byose ibintu byose ukaza umeze neza cyane. Nda bintu by'umururumbu bite mu mutima, tugatora umuperezida wacu twishimiye Paul Kagame. Ubushake, ubwitangiye mufite, gukora benshi mudahembwa, n'abahembwa bagahembwa ubusa, nicyo kibanze, niwo musingi, niho duhera. Iyo ufite nyine ubuzima bwiza, ya bindi twaherewe, uriga ugatera imbere mu bumenyi n'ibikorwa bikarushaho kuba byiza. Nicyo duharanira rero, niyo politike y'igihugu cyacu, niyo politike yacu, niyo politike yanyu. Byo nugora tubizirikana, nugora tubishingiraho kugira ngo dutere imbere.